Muraho neza, ikaze muri Rwanda Real Estate. Ni kampani ibagezaho amazu meza cyane, amazu yubatse mu buryo bugezweho, yaba agurishwa ndetse n'akodeshwa. Ahangaha rero ikaze wakora subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rwanda Real Estate, yo kugenda ukadufollowinga kuri Instagram ndetse na TikTok, hose ni Rwanda Real Estate. Ushaka inzu igurishwa ku mafaranga makeya, yubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, wayikura hano muri Rwanda Real Estate. Umunsi rero twatembereye hano Kicukiro mu Kagarama, tugiye kubereka etaje nziza cyane, ifite ubuso bunini, ifite parking nini, ni inzu ubona ko yisanzuye, inzu nshyashya nziza kandi iri ku mafaranga makeya cyane. Kandi wakura rero amazu nk'aya ngaya ameze gutya ku mafaranga makeya atari muri Rwanda Real Estate. Kora subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu ba mbere bakurikirana video tubagezaho buri munsi. Ikaze. Nkuko rero muri kubibona ahangaha iyi nzu iherereye, hari umuhanda mwiza, ni umuhanda wa kaburimbo, ntabwo ari ahantu uzagenda guhure n'ibitaka. Iyi nzu iherereye muri karitsiye nziza ituwe n'amazu meza cyane, murabibona ko ifite gate nziza. Ubu rero ngiye kubinjizamo imbere mbatembereze murebe uburyo iyi nzu ifite ubwiza budasanzwe. Ukiva kuri gate rero nkuko namaze kubibereka, ukinjira ahangaha. Aha ni parikingi, murabona ko ni parikingi y'imodoka eshatu, imodoka uko yaba ingana ko warebye hari imiryango itatu na bariko. Iyi nzu rero muri kubireba ni etaje nziza igezweho, yubatse mu buryo bugezweho. Ngiye kubatembereza rero mo imbere muri iyi nzu mubashe kwirebera ubwiza bwayo. Bibutsa yuko iyi ngiyi ni Rwanda Real Estate. Nk'uko rero mwabyiboneye, iyi nzu nababwiye ko ifite imiryango ibiri, hari uyu nguyu w'amuvura ndetse n'uyu wo hirya. Iyi yose ijya muri salo. Reka rero twinjirire twebwe twinyuriye kuri uyu muryango. Tukinjira tugwa hano muri salo, nk'uko muri kubireba, salo nziza cyane kandi nini, ifite plafo nziza ya gypsum, ifite amatara meza, muri kubibonera amatara afite design nziza, ubona ko atari amatara ahita apfa. Ushaka rero wanyura hariya kuri uriya muryango, cyangwa se ukinyurira kuri uyu nguyu w'ibirahure, muri kubireba, wanyura aho ushaka hose. Iyi salo rero muri kureba hahajya TV cyangwa se ikajya hariya, uvuga ngo hose amatara meza, amaspotlight. Inzu mu by'ukuri uko muri kubyibonera ni inzu nini ifite salo ihagije. Tukiza ahangaha rero tuhita twinjira muri salle à manger. Iyi ni salle à manger, nabibabwiye inzu ni nini cyane kandi ku giciro gitoya. Mubonye salo yayo, utuza ahangaha rero muri salle à manger. Ukiva muri salle à manger uhita uza ahangaha mu gikoni. Ifite igikoni kinini pe guys, ifite igikoni kinini, ububati bwiza bugezweho, muri kubireba. Ahangaha wahashyira kwiziniyeri, aha ukahashyira iriya nuzi kurura umwotsi mu gihe waba utetse, kugira ibiryo ntibisakare muri salo impumuro wabyo. Aha ni umwanya wa firigo, muri kubireba firigo uko yaba ingana kose yahajya. Muri kubyibonera iki gikoni ni igikoni kinini pe, nta hantu wasanga amazu afite ibikoni bingana gutya, salo zingana gutya, salle à manger zingana gutya atari muri Rwanda Real Estate. Muri kubireba ntabwo ari twa turobine tuhita dupfa, tuba tworoshye. Muri kubyibonera robine nziza cyane zigezweho, muri kubyibonera. Ububati mwabonye. Ahangaha rero mumaze kubona ni salo, salle à manger ndetse n'igikoni. Mbere rero yuko tuzamuka mu byumba, ngende mbatembereza ibyumba. Aha hari dushe yacu. Iyi dushe ni iy'abashyitsi, muri kubireba. Ikaba kandi ifite amamiruwari agezweho, muri kuyabona. Za miruwari utacinga mu gihe ukeneye urumuri rukeya, ushaka kwireba cyangwa se rwinshi, uratacinga gusa, ni ibintu byoroshye. Iyi rero ikaba ari dushe ikoreshwa n'abashyitsi bicaye ahangaha muri salo, nta mpamvu yo kwirushya bazamuka bajya mu byumba cyangwa se atari na ngombwa. Ubu rero tugiye kugira ngo ntangire noneho mbatembereze mu byumba.
iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe 4 n'iya gatanu iri hasi ijyamo abashyitsi, kuko buri cyumba gifite dushe yacyo. Uko ari ibyumba 4 ubwo na dushe 4 buri cyumba, hakaza n'indi dushe rero ya gatanu ikoreshwa n'abashyitsi. Reka rero ntangire mbatembereze mu byumba. Tugiye guhera hano hasi niho hari icyumba cya mbere. Ukiva hano rero muri salo cyangwa muri salle à manger cyangwa se muri dushe nk'uko mwe mumaze kubireba, hano hari icyumba twita twinjiramo ari nacyo bakunze kwita icyumba cy'abashyitsi cyo hasi. Ni icyumba guys, ntabwo wavuga ngo ni icy'abashyitsi gusa pe, ni icyumba cyiza kinini. Murabireba ko gifite garde-robe nini nziza, muri kubyibonera. Gifite kandi dushe yacyo, nkuko nagiye mbibabwira ko buri cyumba gifite dushe yacyo. Gifite kandi dushe nziza igezweho, muri kubibona, dushe nziza, amamiruwari nkuko nabibabwiye, ushobora gutacinga miruwari ikaka. Ikagira kandi hano bariko y'iki cyumba, uba ureba hano muri parikingi, muri kubyibonera. Ubonye kandi iki cyumba nababwiye ko gifite bariko yacyo, ushaka kuza ukicara hano, parikingi tukaba tuyigarutsemo, cyangwa se ukaba ureba hariya mu miryango ijya muri salo. Iki cyumba rero kikaba ari kimwe mu byumba 4 dufite. Umaze kukireba ko kingana, ni kinini, gifite amatara meza, plafo naho ni gypsum. Kikaba ari icyumba kiri hasi, muri kubibona ko hariya ni muri salon. Aha rero tukaba tugiye kuzamuka mu bindi byumba biri hejuru. Muze dukomeze dutemberane iyi nzu hamwe na Rwanda Real Estate. Tukimara kuzamuka esikariye zacu, mwabibonye hano naho hari urumuri, amatara meza cyane agezweho atanga urumuri hano ku ma esikariye. Akaba afite ibirahure byiza bikomeye, uburyo umanuka esikariye udashobora kugwa ugira ikibazo. Tukizamuka rero hano esikariye, hano hari icyumba kimwe, hano hari ikindi, hariya hari ikindi. Iki rero turaza kukireba nyuma kuko ni principale. Mureke mbanze mbatembereza ibindi byumba kuko iki cyo kirihariye. Oh my god, iki cyumba kirihariye. Ndi kumva nanjye ubwanjye nahita ndyamamo ngasinzira. Can you imagine nta materi irimo bitewe n'ubwiza gifite. Reka rero tuze turebe ikindi cyumba cya kabiri. Aha rero tugiye kwinjira mu cyumba cya kabiri. Ukinjira hano hari akanya ushobora guterekaho aka wardrobe yenda k'inkweto gatoya. Ukinjira rero ni icyumba nacyo kinini cyisanzuye, gifite garde-robe, uri kubireba, nini kabisa yisanzuye. Kikagira kandi na bariko yacyo, muri kubyibonera. Gifite bariko aho uba ureba, muri kubireba abaturanyi mwaba mufite. Ni inzu iherereye muri karitsiye nziza, karitsiye yiyubashye, karitsiye iri kuri kaburimbo. Ukigaruka hano mu cyumba rero, hano hari dushe yacyo. Ubwo tumaze kubona dushe 3, harimo na ya yindi y'abashyitsi yo hasi. So ifite nayo rero miruwari nziza. Iki cyumba kikagira nacyo plafo nziza ya gypsum, amatara meza. Iyi nzu yose igizwe na gypsum. Tugiye rero kubatembereza mu kindi cyumba, mbibutsa yuko iyi ngiyi ni Rwanda Real Estate. Nimuze kwibagirwa no gukora subscribe, muze mbatembereze mu kindi cyumba. Iki rero ni icyumba cya gatatu mu byumba 4 byacu dufite, kuko muri kubyirebera. Aha naho hajya igitanda, ushobora kuzimya cyangwa se ugacana wiryamiye. Aha hakaba naho hari bariko y'iki cyumba, kikaba kandi nacyo gifite garde-robe nk'uko muri kubyibonera. Kikagira kandi na dushe yacyo, uri kubireba. Kikagira na miruwari ushobora gucana, kubibona ugahinduranya amatara.
muri kureba amakara yose arimo, kikagira dushe nini yisanzuye. Iki ni icyumba cya gatatu mu byumba bine by'iyi nzu kandi ku mafaranga make cyane. Wakibaza ngo se iyi nzu uko muri kubireba iri ku mafaranga angahe? Ni amafaranga make cyane, $310,000 kandi harimo n'ibiganiro. Watugana rero Rwanda Real Estate kugira ngo ube wa mbere kuba ari we watwara iyi nzu. Ngiye kubatembereza icyumba cya principal, kirimo ibintu byiza, kirimo garderobe nziza nini, ni icyumba kinini gifite view nziza. Reka tugitemberane nacyo mubashe kwihera ijisho. Hello, kuku. Nabibabwiye rero ukinjira ahangaha, oh my god, abantu mukunda kwisanzura kugira ahantu muri dressing room ushobora kuba wakambarira ugashyiramo imyenda yawe, amasakoshi, amavarize, ibintu byose. Murabona aha hantu ujya ugakenera gukoresha ya makeup. Ahangaha ni ahantu ha makeup, uri kubyirebera. Izi ni garderobe, murabona ni nini, ni nyinshi. Wow, oh my god. Ahangaha iki cyumba niho hantu waza ngo wambarire, nta hantu gihuriye n'icyumba. Mutagira ngo ati none se ko tubona huzuyemo amagarderobe, matera twayitera he? Oya, reka mbinjize noneho mu cyumba waryamamo nyirizina. Oh my god guys, ni icyumba kinini wanakinamo football. Icyumba kinini cyisanzuye kandi nacyo kikaba kirimo iyindi garderobe nini cyane yisanzuye. Icyumba kinini kigizwe na parafo nziza, amatara meza, spotlight ushobora guhinduranya inuza yose, kara y'amatara uko ubishaka. Ahangaha hakaba hariho hajya igitanda, ukaba wazimya amatara wiryamiye ahangaha utarinze kubyuka. Kikaba gifite balko, mbega icyumba kinini. Kiba gifite balko, inzugi nziza muri kubireba, gifite balko yacyo. Wow, ndumva rwose ngiye mise nduhuka, ndumva akananiro nari mfite gashize, kubera iki cyumba ubwabyo cyagutera kumva umeze neza pe. Muri kubireba quartier nziza, muri kureba hariya hakurya, ni ukuvuga ngo akayaga karaza. Ni icyumba cyitegeye ahantu neza ku buryo ushobora kumva uruhutse mu mutwe. Ukinjira muri iki cyumba utawumva uruhutse. Iki cyumba rero ni icyumba cyacu cya kane. Mwabonye tujya kwereka dushe yacyo, mubonye ahantu bambarira, so reka tubatembereze na dushe yacyo. So iyi rero ni dushe ya kino cyumba cya principal, muri kubyirebera. Icyumba kinini, dushe nini, muri kubireba. Ahangaha ushobora konekitaho indirimbo, ahangaha ushobora gucana itara miruwari kaka, urabireba. Ahantu ushobora kuza ugakarabira, ubona ko ari ahantu hubatse neza, afite static dushe. Oh my god, iki cyumba ni hotel. Ni dushe nini, urabona iyi dushe rwose umva hajyamo papa na mama n'abandi sinumbaze, cyangwa ufite n'abana 10 menya bakogeramo hano. Ifite dushe nini cyane, irisanzuye. Rero iki cyumba nk'uko mubibonye kigizwe n'aho kwambarira, kikagirwa na dushe nini cyane, aho kwambarira hanini, harimo amagarderobe menshi, icyumba cyiza cyane. So rero guys, iyi nzu ndabibutsa iri kuri $310,000 zonyine, $310,000. Uretse ko harimo n'ibiganiro se, kubera ko Rwanda Real Estate iba yabijemo kagira ngo birashyiremo imiyaga. Ubundi niyo za $350,000 iyi nzu hari agahendo kaba karimo. Ariko hamwe na Rwanda Real Estate niyo mpamvu turi ahangaha, kugira ngo tubashe kuborohereza kandi namwe mukunde ibintu byacu. Kora subscribe rero kuri Rwanda Real Estate, turabakunda cyane. Nshuti bavandimwe rero, dusozanyije kurebana iyi video, ndagiye mbibutse ko iyi nzu iherereye hano Kicukiro mu Kagarama, mu muhanda wa kaburimbo, iri muri quartier nziza, quartier yubatse neza. Iyi nzu ikaba igizwe n'ibyumba 4 ndetse na dushe 5. Buri cyumba gifite
dushe yacyo, hakiyongeraho indi dushe iri hano hasi ikoreshwa n'abashyitsi babicaye hano muri salo. Ikaba ifite kandi igikoni kinini cyane, ikaba ifite amadushe manini cyane, ikaba ifite inzugi zitandukanye aho kwinjira aho wasohokera, mbese ifite parikingi y'imodoka 3 ku mafaranga make cyane, $310,000. Twandikire cyangwa utere komenti cyangwa se utwandikire kuri iyi nimero yacu nimba iyi nzu ukenera kuba wayisura tukagirana ibiganiro. Kuri $310,000 twanakugabanyiriza hamwe na Rwanda Real Estate. Rero hano Kicukiro, mukore subscribe, mukore follow kuri Instagram ndetse na TikTok kugira ngo uzajye ubasha kuba uwa mbere, kuri no kuri notification kugira ngo ujye wakira notification mu buryo bworoshye wakoze subscribe. Thank you so much. We love you.